Isezerano rero yahaye umugore batarashakana bakiri abasore n'inkumi ntiyifuzaga kurirengaho ngo nuko bari baramaze gukura bamaze imyaka irenga 25 barihanye. Umwami Hiroshi rero amusezeranyije ko nabo umwami azarinda ko habaho intambara mu gihugu cye, kazakora ibishoboka byose akazihagarika. Ariko umwami Kitani n'abasirikare be bari bamaze kugera ku mupaka, kandi intego ya Kitani yari ugutanga isomo kuri Hiroshi agaca agasuzuguro. Umujinya wari wose kuko yibwiraga ko Hiroshi ari wohereje ingabo mu bwami bwe zikicuza yari yatumye kureba Rihanna. Umwami Hiroshi yari yamenye amakuru y'icyatumye Kitani aza kumutera arakaye cyane. Umwe mu ngabo ze zari zivuye ku mupaka yaje yiruka aramubwira ati bahagaze ku mupaka, bafite intwaro nyinshi cyane biteguye kwinjira barwana, kandi biragaragara ko biteguye bihagije. Umwami Kitani nawe yahageze. Iperereza nabashije gukora nire abasirikare babonye Nyagasani bagiye mu bwami bwa Kitani bica abasirikare 7 b'intwari barindaga umwami Kitani. Babishe baje kureba wa mukobwa Rihanna uwo Zeri yakunze. Abo basirikare ngo bari bagiye gufata Rihanna ngo bamujyane ibwami, kuko ngo barafite amatsiko yo kureba ubwiza bw'uwo mukobwa wo mu cyaro watumye igikomangoma Zeri yanga igikomangoma kazi Korete. Uwo mwanya Hiroshi yatumijeho Zeri. Akimugera imbere yamukubise urushyi ruremereye cyane, aramubaza ati ese ibyo wakoze uzi ingaruka byateje? Ese witeguye kurwana urugamba ukarutsinda wenyine? Zeri yahagaze hamwe aramubaza ati habaye iki? Nawe ati nsobanurira neza uko abasirikare banjye bahuriye n'abakitani mu rugo rwa wa mukobwa wakunze. Abasirikare banjye bakica abo kwa Kitani. Uwo Kitani ari ku mupaka aradutegereje, yazanye n'ingabo zo mu bwami bwe zose aje kudutera. Zeri yubitse umutwe aramubwira ati data, amakosa yose ndayemera, icyakora sinifuza kubaho intambara. Umwami ati sobanura neza uko byagenze, kuko njye sinifuza kurwana na Kitani. Suko ntizeye imbaraga z'ubwami bwanjye, ahubwo nuko nzi neza ko kurwana nawe byakwangiza byinshi kuruta ibyo twaba tugiye kuramira. Mbwira byagenze bite? Zeri ati nakubwiye ko nabonye umukobwa nkamukunda. Uwo mukobwa koko yitwa Rihanna. Nyuma yo guhakanira umukobwa wa Kitani igikomangoma kazi Korete, kandi ubona ko yari yankunze cyane, natekereje ko ashobora kuzakoresha ububasha bwe akaba yakwicisha Rihanna. Nohereje Yashiri n'abandi basirikare 3 muri Kitani ngo bajye kumureba iwabo uko ari amahoro, bamucikishe bamujyane kure. Nihaca igihe kinini bigaragara ko ku bwami bwa Kitani nta kibazo bwagize ku kuba naremiye umukobwa wabo, nzajye kumuzana dushyingire. Bakigeraho basanze ingabo za Kitani zagezeyo kare cyane. Izo ngabo zari zajyanywe no kubica, zari zaciye ibisebe abo mu muryango wabo bashaka kubica nabi. Yashiri yabasabye kubababarira ariko ntibumva, ahubwo abasirikare bashaka kubicana bose harimo n'aba Yashiri. Mu mbaraga ze Yashiri yirwanye wica abo basirikare afatanyije na bagenzi be, ahungisha umuryango wa Rihanna bari bagambiriye kwica. Yagarutse arabimbwira ndarakara cyane kuko nimvishaga neza ko se yakoze. Natwe haje abasirikare bakinjira mu bwami bwacu bakica abasirikare bacu kandi bagacikana abaturage bacu, rwose byadutera gutekereza kwihorera. Ibyo nabibwiye Yashiri murakariye, icyakora nta kintu amukoreye. Umwami yabaye atuje gato ahamagara ya ntumwa ivuye ku mupaka ikaza ivuga uko byari byagenze. Hiroshi yumvise bitari guhora. Iyo ntumwa yarahagurutse isubiramo ko ngabo basirikare bari bagiye kwa Rihanna ngo bamutware mu mahoro bamujyane imbere y'umwami Kitani, ariko ubwiza bw'umukobwa wo mu cyaro wo mu bwami bwe wakuriye igikomangoma Zeri akibagirwa igikomangoma kazi Korete. Yarengejeho ko ntacyo ari kumutwara, ahubwo ngo bari kumugororera bakamurindira umutekano kuzageza igihe Zeri yari kuzajya kumusaba ubukwe bukaba ubw'igihugu cyose. Nyamara ibyo byari ibinyoma. Umwami yabihuje n'ibyo Zeri yaramubwiye yumva bidahura, Zeri nawe yumva bimutunguye. Nubwa mbere yari abyumvise. Umwami ati none ko nagutumyeho gatinda? Zeri ati nari nambaye ubusa nabanje kwambara. Umwami turasa nk'uri kubeshya mu maso hawe, ariko sinifuza ko ibyo tubitindaho. Njye sinshaka intambara habe na gato. Ngiye gufata zahabu n'andi mabuye y'agaciro menshi, nyiha abagabo bo kutugenda imbere twerekeze ku mupaka. Abo baragenda nta ntwaro bafite na nkeya. Nawe urafata abasirikare bawe harimo nawe watumye mu bwami bw'abandi bagakora amahano, ubayobora bagenda inyuma, mwese hamwe mugende inyuma y'abari batwaye izo mpano nyinshi kandi nziza Kitani akunda. Mugende nta ntwaro mufite. Inyuma yanyu harakurikira abandi basirikare benshi bafite intwaro nyinshi cyane, nanjye nkurikiraho. Ndaza hagati na hagati. Tugiye kugenda dusaba imbabazi kubw'amakosa mwakoze, wowe ubwawe urasabira imbabazi mu ruhame nanjye nkunganire. Kitani natareka ngo dukemure iki kibazo hatabaye intambara, akanga impano zacu, akanga ko tumusabye imbabazi, ubwo araba ashaka intambara. Sindanareka ngo dukurikize amabwiriza yo kurwanira aho twahisemo. Ikimbabaje nuko tugiye gupfa umukobwa ntazi wo mu cyaro noneho. Uwo mwanya barabikoze berekeza ku mupaka. Bagiye uko umwami yarabipanze bagenda amasaha menshi. Bageze kure aho babashaga kureba ku mupaka, babona ingabo nyinshi cyane za Kitani zashinze ibirindiro. Zari ziteguye kurwana, ariko nizari zakinjiye mu bwami bwa Hiroshi. Bari bahagaze mu bwami bwabo batumbiriye mu bw'abandi, bahagaze ku mupaka neza neza. Bakiraho kure abintumwa baturutse ku ruhande rwa Hiroshi bagiye basakuza cyane bati Nyagasani mwami ukomeye w'ubwami bwa Kitani. Umwami Hiroshi ashaka amahoro arambye.
ashaka ubucuti bukomeye budahangarwa n'ikibazo icyo ari cyo cyose. Umwami Hiroshi akwizeye nk'umwami ukomeye ushyira mu gaciro, utakwemera ko hapfa abantu benshi cyane kubera intambara itewe n'umukobwa umwe. Yifuza ko muganira mu cyubahiro mbere yo gufata umwanzuro ukomeye wo kurwana. Umwami azanye zahabu, azanye n'andi mabuye y'agaciro menshi, ibyuma, amagare n'izindi mpano. Yifuza kuzakira maze ukamuha umwanya akisobanura ku cyaha yaba aregwa cyatumye umutera. Yamaze kuvuga ayo magambo ayabwira abasirikare bari imbere, nabo bohereza intumwa inyuma akuraho umwami Kitani yari yubakiwe ihema. Kitani yarababwiye ati nimubareke baze, ntihagire umusirikare ubangura inkota, ntihagire ufata umwambi cyangwa ngo azamure icumu. Nanjye sinifuza intambara, ariko nanone sinifuza agasuzuguro, kuko umukobwa umwe ntiyatuma habaho intambara. Mubwire uwo mwami akomeze yigira imbere tuhahurire, tuganire n'abasirikare bacu bumva. Nitutumvikana intambara iratangira. Ikiza cy'ahantu bari bari nta muturage wumvaga ayo magambo. Ikibazo cyari hagati y'abami gusa n'imiryango yabo, n'abasirikare bake gusa bari bakimenye. Iyo ntumwa nayo yaraje iha ubutumwa bwo ku ruhande rwa Hiroshi, nabo bazamuka bajya kubabwira ko bemerewe kumanuka bagatanga izo mpano, hanyuma Hiroshi agahura na Kitani hagati na hagati. Hiroshi yarishimye, we n'ingabo ze baza imbere bakurikira bari bazanye impano. Kitani yarebye ubwinshi bw'impano, areba ukuntu Hiroshi nawe wari ufite ubushobozi bwo guhangana nawe imyaka ikaba yaba n'icumi bataratsindana, dore ko bajyaga kunganya imbaraga mu bya gisirikare. Yari yicishije bugufi nawe yisubiraho. Bataraganira yaramubwiye ati ndabona ubwami bwawe busahuye. Izi mpano ni nyinshi cyane, zikubye izo wampaye mu myaka yose tumaranye ziteranyirije hamwe. Ese murumva zatuma nihangana nkareka kubatera? Ese ibi birakuraho igisebo mwanteje cyo kuntera mu bwami bwanjye, mukica abasirikare banjye, mugacikana abaturage banjye? Hiroshi yegeye imbere ye arangururijwe aramubwira ati ubwami bwawe burakarama mwami Kitani, wabaye inshuti yanjye mu binyacumi byinshi. Abantu bamwe bazi ko turi abavandimwe tuvukana, twakoze byinshi byiza ari nabyo biduhuza, ndetse tuzakora ibindi birenzeho mu gihe waba ubishaka. Abatabana ntibashwana, abadakora ntibakosa. Ese umwami wakure cyane mudasurana, mutaramenyana, mutavugana, mudafashanya, mujya mugirana ikibazo? Igisubizo kirumvikana, ntabwo wagirana ikibazo n'uwo mutavugana. Iki kibazo cyabaye hagati yacu kuko turi inshuti. Ese ubucuti bwagaragarira mu gufata ingabo zingana uko mukaza kuntera mwitwaje intwaro nyinshi cyane, cyangwa ubucuti bwagaragarira mu kubona ikibazo tukagikemura? Nyakubahwa Kitani, intambara urazizi ko nta cyiza cyazo, abantu bapfiramo ku mpande zombi. Aba basirikare bari hano ni benshi, turamutse turwanye ntibataha bangana uko, haba ku ruhande rwatsinze cyangwa urwatsinzwe. Tekereza imirambo yabiryamye hano mu minsi 2 gusa dutangiye urugamba. Uzi icyo twaba turi gupfa? Nta kindi, ni umukobwa umwe wo mu cyaro. Bitekerezeho. Reka tuvuge ko uzatsinda iyi ntambara, uzayitsinda abasirikare bawe barenga 1000 bapfuye, nanjye abanjye bapfe, wenda natwe ubwacu tuzayigwamo. Ariko se icyo tuzaba turwanirira ni ikihe? Ni ubutaka, n'amabuye y'agaciro, ni icyubahiro. Niba ari icyubahiro cyawe utekereza ko twangije ukaba uje kukirwanirira, njye ubwanjye nciye bugufi nsabye imbabazi kubw'ibyabaye, nguhaye icyubahiro rwose, kandi abo mu rugo rwanjye bose biteguye kuzigusaba no gutanga amande y'icyaha twagukoreye. Twese tuguhaye icyubahiro. Ese nturaba wishimye? Nturabonye icyo cyubahiro ushaka bitabaye ngombwa ko turwana? Kitani yarebye mu basirikare bose aramubwira ati Hiroshi, twagiranye amasezerano yo kutazashyamirana, ariko uyishe ubugira kabiri. Kuri iyi nshuro umutima wanjye uraremerewe. Wohereje ingabo zawe zica abasirikare banjye, zicikana abaturage banjye. Abo basirikare bazane hano imbere tubahane, kandi berekana abaturage banjye bacikanye. Ibyo byose babivugaga abasirikare b'imbere bumva, bagaha inyuma amakuru kuko bari benshi, abami batavuga ngo bose bumve. Bari bakoze ibikuta bibiri ku ruhande rwa Kitani no ku ruhande rwa Hiroshi. Nta musirikare n'umwe wari wagerageje kwinjira mu gihugu cy'abandi, bari bahagaze mu gihugu cyabo, ariko abami bo bahagaze hagati mu mipaka. Kitani yarebye Hiroshi mu maso, abona nta buryarya buyarimo, yaje gusaba ko hatabaho intambara koko. Amagambo yanavugaga ntera kwiriye kuyavuga nk'umwami kuko yari aciriritse, ngo yumvikanishe ko arasaba imbabazi we n'umuryango we. Kitani yabitekerejeho abwira ingabo ati nimushyiremo intera ndende, haba ku ruhande rwanjye no ku ruhande rwa Hiroshi, maze nganire nawe mu mutuzo. Ikibazo dufitanye tugikemure mu mahoro, nanjye sinifuza intambara hejuru y'umukobwa umwe. Uwo mwanya wari wahagaze, abasirikare bo ku ruhande rwa Hiroshi bahise baza bubaka agahema gatoya kugira ngo baganiriremo. Abasirikare barabumviye bigira inyuma, nabo bandi barimo Yashiri. Kitani ntiyongeye gusaba ko baza imbere ngo babahane. Hiroshi yahagaze hamwe asa nk'ufite ubwoba. Kitani aturuka hirya araza aramuhobera, aramubwira ati sinifuza intambara, umujinya wanganje, umukobwa wanjye yiyahuye ntiyapfa, sinzi ko ari burokoke kuko yiteye inkota ahantu habi. Umuhungu wawe Zeri niwe uzi neza iby'iki kibazo, niwe ntandaro ya byose. Reka tubiganireho turebe ko twabikemura.
erega sinifuza icyatuma njye nawe duhangana. Yaramubajije ati mu by'ukuri kuki wohereje ingabo mu bwami bwanjye ngo zize zice abasirikare banjye? Hiroshi ati byabaye ntabizi. Umuhungu wanjye yansobanuriye ko byatangiye yohereza ingabo ze mu bwami bwawe azohereje mu rugo rw'uwo mukobwa yakunze. Yari abatumyeyo ngo bajye kumucikisha ati atazagirirwa nabi. Bagezeyo bahuriraho n'ingabo zawe zashakaga kwica abagize umuryango wa Liyana. Abazeri bashatse kubatabara, abasirikare bawe bashaka kubicana bose, kandi ngo Liyana ntibahamusanga. Abasirikare bari boherejwe na Zeri bumviye itegeko rya Zeri batabara umuryango wa Liyana. Kuwutabara nta kundi bishe abasirikare bawe. Nabimenye uyu munsi ari ukuje kudutera. Sinari nzi ko yanabohereje. Kitani yaramubwiye ati umbabarire kuba nari naketse ko ari wowe wabohereje. Nawe urabizi ko warakara abasirikare banjye bavogereye igihugu cyawe bakica abasirikare bawe bagashimuta abaturage bo mu bwami bwawe, kandi bikaba bivuga ko hari abandi baturage bahunze kubera wowe. Ese sinari mfite impamvu yo kurakara? Hiroshi ati impamvu yawe irumvikana, kandi ndagushimira ko waretse tukaganira. Nta mpamvu hari yo gushoza intambara hatabayeho gushishoza. Ubushize twatandukanye neza, namvuga nti ubucuti bwacu burikubye kuko duhurira mu kibazo tukakivanamo hatabaye intambara. None nari natangaye cyane, ngira ngo wahoze uri indyarya, burya nta bucuti twigeze tugirana. Kitana tereka nkubwize ukuri, ndababaye cyane bidasanzwe. Umukobwa wanjye yakomeje kubabazwa no kuba Zera ataramukunze. Twageze mu rugo afata inkota ayitera mu gatuza ashaka kwiyica. Yarababajwe no kugikomangoma cyamwanze kikikundira umukobwa wo mu cyaro. Yifuzaga ko umukobwa tumwica, nyina aramushyigikira. Umugore wanjye yarambwiye ati si byiza ko umwana wacu akomeza kubabara wenyine, natwe twihorere mu buryo bwiza twice Liyana, Zeri namubura azababare cyane nawe. Ariko narabyanze, ndavuga nti nimumuzane hano mwihanangiriza azamuhakanire amubwire ko urukundo rutashoboka. Aho kumwica twamusaba akazanga Zeri, cyane ko ari uburenganzira bwo gukunda uwo ashaka. Zeri nta kindi ari kuzabikoraho kuko umukobwa ari kuba byanze ari no mu bwami bwanjye. Twabyemeranyijeho bohereza abasirikare, ariko umugore wanjye aca inyuma. Abo basirikare babwira ko bagomba kwica bakarimbura abo kwa Liyana bagatwika n'inzu yabo, baba bafite amatungo bakayazitura akigendera. Nguko uko umugore wanjye na Korete bapanze imipango mibi. Mu kuhagera abasirikare baba bahise batabara barabica. Nabibwiwe n'umwe warokotse agarutse. Hiroshi ababaye ati none ibyo nibyo byatumye uza kuntera, kandi wari uzi ukuri kose ko wamenye amakuru yose ko abasirikare bawe bari bajyanywe no kwica abanjye bagatabara. Kuki wafashe umwanzuro wo kuzana n'abasirikare bangana batya muje kuntera? Ese ubwo wari ufite impamvu? Nawe ati sinarakajwe n'ikintu kimwe, natekereje cyane birandenga. Erega tumaze amasaha menshi dukambitse hano, twakabaye twinjiye mu bwami bwawe tukica abaturage bawe. Ariko nabitekerejeho, abajyanama nabo bangira inama, ndavuga nti reka tube turetse gutera. Icyandakaje cyane se urakizi, ni uko natekereje ko ari wowe wari wohereje abo basirikare, ukaba wakoze ibyo bintu utambwiye ugamije kurengera umuhungu wawe kandi ari mu mafuti. Ikindi, umujinya wazamuwe no kubona umukobwa wanjye ari hafi gupfa. Yiteye inkota rwose, ndebye ukuntu yari ameze birambabaza cyane. Ndavuga nti ngomba kumuhorera, ngomba gutera abandi bana agahinda. Baribanye mu maso umwanya munini. Kitana arakomeza aramubwira ati uretse kuba turi abami, ni nawe muvandimwe ngira. Abavandimwe banjye bose baguye ku rugamba. Abakobwa bose data yabyaye imbere yanjye yarabishe. Umusirikare wari inshuti yanjye bikomeye nyiri umusore, uwo nari narizeye nk'umuvandimwe, nawe yarabuze burundu. Ubanza yarapfuye, gusa sinigeze mbona umurambo we. Hiroshi ati iyo nkuru ntiwigeze uyimbwira. Kitana ati data yari umugome ku rwego rwo hejuru, sinifuza kuzamera nkawe habe na gato. Igihe ashakana na mama babanje kubyara umukobwa ku nshuro ya kabiri bibuko. Ku ya gatatu nabwo yabyaye umukobwa, hanyuma bose ategeka ko bicwa kuko nta muhungu wari urimo kuzamusimbura. Yashatse no kubicana na mama, ariko amuha andi mahirwe. Nyuma yaho mama yabyaye abahungu batatu akurikiranya. Abo bahungu babiri bakuze bagwa ku rugamba, nsigara ni njyenyine ari njye mukuru. Izo nkuru zintera agahinda, simba nifuza kuzivugaho. Ariko rero aho kugira ngo dushyamirane kubera umukobwa umwe, twamwica. Wowe urabyumva ute? Hiroshi ati nanjye ngufata nk'umuvandimwe wanjye nubwo tudahuje amaraso, uri inshuti y'akadasohoka. Turabihuje, nanjye singira umuvandimwe tuvukana. Gusa nta muvandimwe wanjye waguye ku rugamba, ahubwo nuko abo tuvukana bose ari abakobwa. Biranshimishije ko uhindura ibitekerezo ntushake ko duhangana. Twarigomba byinshi cyane, hagapfa abasirikare batabarika ku mpande zombi, umubano wacu ugahagarara, tukabiba urwango mu bazadukomokaho, kandi tugasenya ibyo twagezeho. Nanjye ndemeza ko uwo mukobwa tumwica amahoro agahinda. Kitana ati tugirane amasezerano nk'inshuti zishaka amahoro hagati yacu, ariko nanone tubikore nk'abami bafite ibihugu bayoboye. Tureke iby'amarangamutima, dufate umwanzuro umwe. Kwica uwo mukobwa nibyo byiza, aho guhomba abasirikare bose bagwa ku rugamba kubera gupfa umukobwa, tukangiza uyu mubano wacu. Turashaka uwo mukobwa tumwice. Abo mu muryango w'abasirikare bawe bacikanye bakwiriye kubareka bakagaruka mu bwami bwanjye, bakabaho kuba mu buhungiro.
ndanatekereza ko abo mu muryango we baba bazi aho umukobwa aherereye bakaba bari kwanga kuhavuga nkana, nabo ntibakwifuza ko tubarimbura nk'umuryango wose ntagire n'umwe usigara kandi twakarimbuye umwe muri bo. Hiroshi yatumyeho Zeri aza yubitse umutwe adashaka kubareba mu maso. Kitani yarabikunze aramubwira ati uko biri kose ukuntu uje ni byiza wicishije bugufi. Ese wakwemera ukarikura abo bantu wahungishije ukareka bakaza kwibera mu butaka bwabo? Zeri ati nanjye ubu sinzi aho baherereye. Abami bose bamurebye mu maso arakomeza arababwira ati umusirikare w'inshuti yanjye witwa Yashiri yaraje ambwira ikosa bakoze ryo kwica abasirikare bakabicira mu gihugu cyabo. Nabitekerejeho ndahangayika mbura amahoro kuko nanjye natekerezaga ko bishobora guteza intambara ikomeye. Sinigeze ngira icyo nongera kubavugisha ariko bari hano nabo twazanye. Kitani yasabye ko asubira inyuma maze asigara abwira Hiroshi ati umuhungu wawe azi guca bugufi ariko ndumva abo basirikare bawe bakwiriye guhanwa. Hiroshi ati se mbazane bicirwa imbere ya rubanda? Kitani ati kubica reka tuvuge kuko aba ari ukwihorera ariko ntibyakemura ikibazo cyavutse. Icyaha bakoze nicyo kwinjira mu bwami bwanjye, byanga bikunda icyaha bakoze nicyo kwinjira mu bwami bwanjye. Uwawohereje ni Zeri niyo twahana kuko abasirikare ntibasuzugura sebuja, ni kimwe n'abanjye boherejwe kwica bakagenda badatekereje kabiri. Bose bari batumwe baba ku ruhande rwa Zeri n'abo ku ruhande rwanjye. Ikibazo kiri ku babatumye. Turamutse tugiye guhana abo basirikare bawe barokotse nanjye nahana uwanjye warokotse. Turamutse tugiye guhana umuhungu wawe nahana umugore wanjye. Ibyo tubigire kimwe kimwe tubababarire ahubwo badufashe kumenya aho uwo mukobwa ari, badufashe kumenya aho umuryango we uri. Natwe tuzakora iperereza ku ruhande rwacu tube twamenya aho aherereye. Niduhuriza hamwe tugashaka uyu mukobwa tukamwica nta bindi bibazo bizavuka. Umuhungu wawe azababara nagera hatuze. N'ubundi nta mateka maremare afitanye n'uwo mukobwa ku buryo yavuga ko yamwimariyemo. Umukobwa wanjye nawe azabyakira. Twice Gitera tureke abandi bahangane n'ingaruka zabyo mu gihe gito. Hiroshi ati biratangaje kuba wemeye ko dutandukana mu mahoro iyi ntambara igahagarara. Kitani ati ntabwo ihagaze kuko nibwo itangiye. Ubu tugiye kurwana intambara imwe aho kugira ngo duhangane hagati yacu. Abasirikare bose bagiye guhabwa akazi ku mpande zombi, bose tubakoreshe badufashe gushaka Rihanna. Abazamubona ntibazamwica bazamuzana ibwami tuhamwicire, kandi nzaguha amakuru yose nta na kimwe nzakora ntakumenyesheje. Rihanna azamanika ubizi. Icyakora ibi sinifuza ko abaturage babyivangamo ngo babimenye. Urumva ko yari intambara tugikomeje kurwana. Abami barabyemeranyije bava muri ako gahema bari babubakiye ku ruhande bagaruka imbere y'abasirikare. Abami bose bahagaze aho hagati. Hiroshi bari gutangira yararanguriye aravuga ati abasirikare banjye Yashiri, Mirashi na Nasi abo bakaba abasirikare barinda igikomangoma bahinduriwe inshingano mu gihe runaka, ndetse n'abandi bane barokotse mu bo bajyanye muri Kitani bagatengukirwa n'umusozi. Abo nabo bagiye kubitsinda rimwe kuko ari mwe mwabonye isura ya Rihanna neza, murafatanya n'abandi basirikare mumushakire mu bwami bwanjye hose. Nimumubona ntimuzamubabaza na gato, muzamufata mumuzana ibwami. Kitani nawe yabwiye abasirikare bati ikibazo cyacu twese hano yaba ku ruhande rwanjye n'urwa Hiroshi ni kimwe, uwateje amakimbirane n'umwe. Uwo niwe dukwiriye kurwanya aho kurwana hagati yacu ubwacu. Yaberetse ikimenyetso cyo gutaha, yegeraho igare rye ryari ribi, apepera umwami Hiroshi, bava ku mipaka barigendera. Bari benshi bihagije ku buryo hashize iminota myinshi batararenga. Hiroshi n'abasirikare be bagumye ku mupaka bahagaze mu bwami bwawo. Abo yari yavuze mu mazina bigiye imbere arababwira ati guhera none nimugende muhere ku muryango wa Rihanna aho mwabahishe mubazana ibwami, mukomeze mushakishe na Rihanna mumuzana ibwami. Zeri ntiyigeze amenya icyo abami bari bapanze ko ari ukwica Rihanna gusa mu gihe baba bamubonye abandi bakabihorera. Yegereye se amubaza ibyo ari byo nawe ati tuza, abagize umuryango wa Rihanna ntacyo tuzabatwara kandi na Rihanna ntacyo nzamutwara, ahubwo naboneka nibwo umwanzuro wo gukemura ibibazo uzafatwa. Yanamusabye kumuva imbere. Abo basirikare bahita boherezwa ngo bashakishe ahantu hose baherereye hafi y'umupaka. Abandi basirikare bahise bakomeza imbere, abarindaga ku mipaka bari aho bo barahaguma. Ku rundi ruhande umwami Kitani ataha yasabye ko banyura mu nzira zo kwa Rihanna bakajya kuhamwereka. Wa musirikare wari wararokotse inkota n'icumu bya Yashiri yarabayoboye abagezayo. Umwami ubwo yarahanyuze arahareba arikomereza. Wa musirikare yamuhaye abandi bari abahanga mu butasi ngo bacukumbure bamenye aho umukobwa yaba yaranyuze, ndetse yaranababwiye ati muzagende muvuga ko umuntu uzabarangira aho Rihanna aherereye nzamugororera. Bakomeje urugendo, abandi nabo batangira iperereza. Bakoze iperereza mu ngo zose bakagenda babaza niba baza aho Rihanna aherereye. Birangira babonye amakuru ko yahunganye na musaza we Daikiri, ko bose bamaze iminsi myinshi batari muri ako gace. Abo batasi babajije abaturanyi aho Daikiri na mushiki we Rihanna baba baranyuze, bababaza urugo ku rundi mu ibanga rikomeye. Umukecuru umwe ababwira ko umwuzukuru waza aho baherereye. Abo basirikare bamubwiye ko Rihanna na Daikiri umuntu wamenye aho baherereye bazamugororera kuko ngo umwami abifuza cyane ngo baganire. Uwo musore yaraje, abo basirikare b'abatasi baramubwira bati nutugeza aho Rihanna na Daikiri baherereye umwami azakugororera ifarashi, aguha amasambu kandi aguha kuba n'ubundi butunzi bwinshi.
Uwo musore yarishimye arababwira ati ariko Daikiri agiye kugenda yavuze ko ahunze. Niko yambwiye, ngenda inshuti ye niyo mpamvu yaje kunsezeraho njyenyine muri iki giturage cyose. Umwe mu batasi ati nibyo koko yarahunze. Yakubwiye icyo yarahunze? Nawe ati yarambwiye ngo ibibazo bihari nibikemuka azagarukana na mushiki we. Yambwiye ko ahunze kuko yabisabwe n'ingabo zavuye mu gihugu cya Hiroshi. Abo batasi bati umuhungu wo mu gihugu cya Hiroshi yakunze Rihanna, yaramukunze cyane yifuza kubana nawe, ariko se ntiyabyishimiye mu minsi ya mbere. Ni niyo mpamvu bamusabye ko ahunga. Hiroshi ni inshuti ya Kitani, bo ubwabo nk'abami babiganiriyeho. Kitani asaba Hiroshi kureka umwana we akabana n'uwo ashaka. Muri make Kitani aramushaka ngo abanze kumutegura neza, amara iminsi bwama ategurirwa kuzaba umwamikazi mu gihe runaka, kuko agiye kubana n'igikomangoma rero agomba gutegurwa nk'umuntu uzavamo umwamikazi. Ese urumva intego yo kumutwereka idakwiriye? Tugende umutwereke. Uwo musore adatindiganyije yemeye kubajyana aho Daikiri yari yaramubwiye ko ahungiye. Abo basirikare bicinye icyara bamuha ifarashi ye bwite ako kanya, bihurirana n'uko yari azi no kwitwara. Yari ifarashi nziza ifite amabara y'umweru. Bagenda bihuta bagera aho hantu Daikiri na Rihanna bari bihishe. Babaguye gitumo babasanga mu mbuga bari mu turimo. Hari mu cyaro cya kure cyane, aho hakaba hari kwa mubyara we. N'ahandi hantu bari guhungira kandi batahazi ngo ubuzima buzapfe kubashobokera. Niyo mpamvu bagiye kuri bene wabo. Daikiri wari uzi kurwana yashatse guhaguruka ngo arwanye abo basirikare bari baje ku mafarashi, abonamo inshuti ye. Iyo nshuti yahise imubwira ibyo abasirikare bari bayibeshye byose. Daikiri arabaza ati nibyo koko? Nabo bati nibyo. Umwami yageze avugana na Hiroshi, bemeranye ko mushiki wawe yashakana na Zere. Icyakora kuko umukobwa wanyu yarerewe mu muryango utari uwa cyami kandi umuryango wanyu ukaba uciriritse, birakwiriye ko ajyanwa ibwami akamara amezi abiri atozwa nk'uwakuriye ibwami, ubukwe bukabona kuba. Wowe Daikiri nawe urabuje tujyana ibwami. Daikiri yaguye mu mutego, we na mushiki we burira amafarashi babajyana ibwami kwa Kitani. Uwo musore wari uhabarangiye ni nkaho yarabagambaniye. Bamusabye gusubira iwabo ku ifarashi ye, bamubwira ko umwami ubwo azamutumaho. Ku rundi ruhande Yashiri na bagenzi be bari bakomeje gushakisha ahantu hose batazi aho kwerekeza aho ariho. Nabo bagize aho bafata umwanzuro bajya gufata abagize umuryango wa Rihanna, ni ukuvuga mama we, papa we, barumuna be babiri na musaza we umwe, babavana aho bari barabahishe babajyana ibwami kwa Hiroshi. Hiroshi yarebye ababyeyi ba Rihanna, areba mama we, abona nawe yarahoranye uburanga. Yarebye barumuna ba Rihanna, arabibona ukuntu bari beza, ahita atekereza ko na Rihanna ari mwiza cyane koko. Yagize amatsiko yo kureba ukuntu Rihanna asa, icyakora ntibyari kumukundira. Ababyeyi ba Rihanna bamaze kugeraho, umwami ntiyabasuzugura ngo bafate nabi. Yishyize mu mwanya wabo, yumvisha agahinda bari kugira kuko umwana wabo yari agiye kwicwa. Gusa yanze guhita abaha amakuru kuko umukobwa atari yakabonetse, ndetse asaba ko bitabwaho. Umwami ubwo yasabye ko babategurira ibyo kurya byiza, bakabambika imyenda mishya. Barangije kubibakorera, yicarana nabo ku meza barasangira. Yashakaga ko bahagirira ibihe byiza. Zeri nawe yicaye ku meza barasangira. Hiroshi abaza umugabo ati ese koko ntuzi aho umukobwa waherereye? Ubundi se witwa nde? Nawe ati nitwa Mando. Umukobwa wanjye sinigeze nifuza kumenya aho aherereye, nanjye namusabye guhunga, sinamusabye kumbwira aho ahungiye. Bakomeje kuganira, Hiroshi amubaza ubuzima bwe bwahashize. Uwo mugabo amunyuriramo muri make, ntiyamubwira byose. Mando yari azi kuganira cyane ku buryo umwami yatangajwe nuko yasubizaga ibibazo. Yaramurebye ageze aramubaza ati ese kusubiza nk'umuntu w'umunyabwenge warerewe he? Umugabo ati mu muryango wanjye babaga mu gisirikare, banaguye ku rugamba, ubanza ariho nakuye ubwenge. Umwami ati wigeze uba umusirikare nawe? Nawe ati ndakabaye narabaye umusirikare mwiza ushoboye kurwanira umukobwa wanjye. Umwami yumvise nta gisubizo amuhaye bya nyabyo, arabikeka ko adashaka kubivugaho, ahindura ikiganiro, amubaza akazi yakoraga mu giturage, undi arakamubwira. Yaramubwiye ati ejo nzaguha abo kuguherekeza usubire iwawe, nta wundi muntu uzaguhiga, ubu uratekanye. Abami twembi twabiganiriyeho, dusanga udakwiriye kuba mu buhungiro, abasirikare bo kuguhiga bazakurinda. Mu gitondo naguha abagabo baguherekeza bagutwaje impano wagenewe. Mando yarishimye, icyakora arababwira ati nifuza ko mumbwira ko n'umukobwa wanjye azaba mu mahoro azaba ari hose. Ese we mwamuganiriyeho iki nk'abami? Umwami yamurebye mu maso aramubwira ati mu gitondo nujya kugenda turabiganiraho, ndabigusobanurira. Mando n'umuryango we baberetse aho kuryama. Bwarakeye mu gitondo cya kare barabyuka ngo bagende. Umwami na Zeri baraje bahagarara ku ruhande rumwe. Impano bari bagenewe zashyizwe mu igare rikururwa n'ifarashi, hanyuma nabo burira mu magare. Mbere yo kugenda umwami yabasezeyeho bose, Zeri nawe wari wabuze icyo avuga basezeraho. Icyakora Mando yarongeye abaza umwami ati ese umukobwa wanjye nawe agiye kubaho mu mahoro, ntawe uzakomeza kumuhiga? Atarasubiza haje umusirikare abasanga mu marembo y'ingoro. Yaravuye mu bwami bwa Kitani, ariko Kitani ubwo umwohereje. Uwo musirikare yaraje yegera Hiroshi aramubwira ati nyagasani, umukobwa yafashwe, we na musaza we bari ibwami kwa Kitani, ari bwicwe ejo. Ibi bintu byabaye mu ibanga, nawe azamwica ejo mu ibanga, kandi azamwica urupfu rwiza rutamubabaza. Hiroshi yazenze amarira mu maso. Mu by'ukuri uwo wari umwanzuro ukomeye. Yumvaga umukobwa ari kuzira ubusa, nta cyaha na kimwe yari yarakoze uretse icyo gukundwa gusa.
Icyakora nta kindi bari gukora kitari ukumwica, aho kugira ngo ateze ibibazo bikomeye cyane ibihugu byombi bishyamirane byisange mu ntambara. Yahise yerura abwira Amanda ati umukobwa wawe ejo azicwa. Umwami Kitani amufite mu biganza. Zeri yarabyumvise akanura amaso abaza se ati niko bimeze koko? Liliana utarakoze icyaha na kimwe azicwa? Ese kuki atari njye mwakwica? Liliana akoze iki cyatuma mumwica? Umwami yanze kumusubiza. Amanda wava mu igare ahagarara yihagazeho abwira umwami Hiroshi ati nshakira ifarashi yihuta cyane itaruha ndagenda aho nkagera kuri Kitani nonaha. Umwami yahuje nawe amaso abona yaka nk'umuriro yikangamo. Yamaze nk'iminota 2 ataramusubiza. Amanda abwira Zeri ati nawe wabuze ifarashi? Mu gihe bari bagikomeje gutangazwa nuko yari ari kwitwara yihagazeho, iyo ngo yabagize umuryango wahereye iruhande bose barekeraho kurira. Abamurebaga baratangaye. Yahise ategeka umusirikare wari aho hafi ati nzanira ifarashi yihuta cyane. Uwo musirikare yarebye umwami mu maso ashaka kumubaza niba yabikora. Amanda aramubaza ati wapfuye amatwi? Umwami yikanzemo aramubaza ati ko wumvise ko umukobwa wagiye kwicwa ntugire agahinduka buhindutse, ubundi uri mu ntoki? Amanda ati ifarashi ni winyimye ndayihereza. Yahise akataza agana hari haziritse amafarashi agiye gutambuka. Umusirikare aramwitambika ngo atajya agafata ifarashi umwami yagendagaho. Amanda adatekereje kabiri yamukubise urushyi mu matama agwa hasi yakomeza imbere, abandi bamutunze amacumu akomeza agana imbere atabitayeho. Umwami Hiroshi yabasabye kutayamutera uretse ko n'ubundi Amanda atarabyitayeho ameze nkaho ntacyo bimubwiye. Hiroshi yaramubwiye ati fata iyo farashi yo ku ruhande iyo y'umweru yihorere kuko iyo ngiyo Kitani arayizi arabizi ko ariyo ngendaho. Iyo farashi yindi irihuta cyane nayo irakugeza ibwami mu gihe gito. Zeri we byari byamucanze, yari yabaye nk'igiti. Yaribazaga ati ese ndabigira nti ni mu bwami bw'abandi, ntabwo nabasha kubona abasirikare bahagije bo kujya gutera ubundi bwami kuko nabo nabona ntibaba baruta bo mu bwami bwa data. Abakomera ko tujyana baba bigumuye ku bwami kandi abenshi bajya ku ruhande rwa data bakandwanya. Yabajije se ati ese wakwemera ngakurikira Amando nkajya kwa Kitani bakanyica mu cyimbo cya Liliana? Umwami n'agahinda aramubwira ati mwana wanjye sinabikwemerera, tuzi ibi birangire uzasobanukirwa neza icyo Liliana azize mu gihe uzaba uri umwami cyangwa se mu gihe uzaba wanteze amatwi wemeye kubisobanukirwa. Zeri ati nta kindi gihe nzabisobanukirwa nk'iki bimbwire. Bakivugana ibyo Amanda yegereye abagize umuryango we nanone yegera umugore waramwongorera ahita yigendera. Umugore asigara amwenyura. Umugabo yafashe ifarashi ayikubita ikiboko nayo si ukwiruka koko yiruka ku muvuduko wo hejuru. Ivumbi niryo ryasigaye inyuma. Umwami asigara yibaza ati Amanda ni muntu ki uzi gutwara ifarashi kundusha? Ayitwara nk'umusirikare ukomeye cyane uzi kwirwanisha. Zeri yaramubwiye ati erega yahoze ari umusirikare, umuhungu we n'indwanyi kumurenza kandi niwe wamutoje. Uko biri kose nanjye ngeze icyizere wenda Liliana ntiyaza kwicwa. Abo mu muryango wa Amanda bose barabaherekeje batwaye impano zari zirimo ibyo kurya, imyambaro n'ibikoresho byo mu nzu umwami yari yabahaye birimo intebe nziza, ameza n'utundi tuntu twa hato na hato tw'ibwami. Ibwami kwa Kitani, Daikiri na Liliana bahageze bazi ko bagiye kwakirwa neza, bazi ko ibinyoma babeshya ari byo. Bakihagezwa Daikiri yahise aboha amaboko n'amaguru, bamunaga hirya gato batangira kumukubita inkoni mu mugongo no ku kibuno. Bamaze kumugira intere bamunaga hirya mu kumba gato ka wenyine kari kuzuyemo amazi. Amazi ntiyari menshi cyane ku buryo ari kurohama, ariko yayicayemo arambije amurengera amaguru. Liliana we umwamikazi niwe wamwisabiye mu biganza. Colette yari arembye ariho ibipfuko, ariko aho yari yariteye inkota ni hari hagakize. Yari yaribabaje cyane, yashoboraga kuba yahaguruka bigasaba umuntu wo kumwegamiza. Umwamikazi yasabye ko azanwa muri saro bamuzana bamwegamije. Yarahageze aho Liliana wari watumye byose bigeraho. Yumvaga yafata inkota nawe akayimutera, ariko umwami arababwira ati azamanikwa ejo, azamanikirwa hano, nta wundi muntu ukwiriye kubimenya wo hanze y'ingoro. Colette yamaze kumubona nawe ubona ko umukobwa ari mwiza koko kumurenza. Ibyo byatumye arushaho kugira uburakari n'ishyari, yumva akwiriye kwicwa kuko amurushaga ubwiza kandi ari igikomangomakazi. Umwamikazi nawe yarabibonye agira ishyari rirenze. Nta muntu wari guhakana ko ari mwiza kandi ntibyabaga ari byiza ko hagira umuntu uhangana n'igikomangomakazi mu byari byo byose cyangwa se ngahangane n'umwana w'umwami mu bintu byari byo byose. Umwami yarebye umujinya bari bafite arababwira ati mumukorere icyo mushaka ariko ntimumwice cyangwa ngo mumukomeretse ejo hataragera, muramenye ntimunamukomeretse. Umwamikazi yategetse ko bamuzirikana we bakamujugunya hanze mu gikari, niho bari kumuraza ku munsi ukurikira bakamumanika. Barabikoze bamujugunya mu gikari aho abaje batari bemerewe kuza kugera uwo munsi. Ku munsi ukurikira yari kubyuka yicwa. Liliana yaribazaga ati ese ubu ni ikihe cyamfite kigiye gutuma nicwa? Kuri uwo munsi mu masaha nyuma ya saa sita Mando yageze ku marembo y'ibwami yihagazeho cyane. Yahageze ari kwifarashi aza asakuza cyane mu ijwi rikomeye ko ashaka umwami Kitani. Abasirikare bamubajije icyo amushakira nawe ati nshaka Kitani. Yanamuvuze mu izina mu gihe abandi bazaga bavuga bati Nyagasani mwami turashaka umwami turashaka Nyagasani, ntibarenzaho Kitani. Batinze kumutumaho akomeza imbere ngo yinjire mu ngoro ubwe. Umusirikare amwitambitse aramuhirika yinjira mu ngoro neza avuga ati nshaka umwami.
abo basirikare bahise begera ifarashi ye ngo bayifate bamubuze kugenda. Afata inkota yitegura kurwana, asimbukisha ifarashi agusha umwe hasi. Umusirikare wari ubahagarariye yarababwiye ati muramenye ntimumukoreho, wasanga hari ibyo bagiye kuganira bifite inyungu. Mumutangiye kandi umwami nawe mukeneye cyangwa mukamwica, muratekereza ko umwami we yabarebera izuba? Yegereye umugabo abona nta bwoba na buke afite, yari yihagazeho kurusha abo basirikare bose barindaga ku marembo. Uburyo yari aje atwaye ifarashi nabwo bwari buteye impungenge, nta muntu usanzwe ari kubasha kubikora. Abasirikare bamwe baketse ko hariya bari umwami wo mu kindi gihugu uje, ikibazo nuko ari wenyine. Umusirikare yiruka agiye kubwira umwami ati umugabo uri mu myaka 55 ahagaze ku marembo, nako yamaze kwinjira mu ngoro ari gushaka byihutirwa. Umwami ati mumusabe gushyira intwaro hasi maze yinjira nsanga honde. Umwami yari ari kumwe n'umugore we n'umukobwa we n'abasirikare babarindaga. Daikiri yarakicaye muri ya mazi, ibitekerezo byamubanye byinshi. Yari yuzuye kwicuza ko yamenye ibanga ry'aho yahungiye, akabwira wa musore. Nanone akicuza ko yari yizeye nyuma bari bababwiye ko bagiye kubagororera, Rihanna bakamutegura nk'umukobwa uzavamo umugore w'igikomangoma, nyamara barababeshyaga, ahubwo bakaba bari mu mimerere iteye ubwoba, bisa nkaho bagiye kwicwa. Rihanna nawe yarahangayitse cyane, kubera kuvuga ari mwiza byari bigiye gutuma yicwa nabi, azira ko igikomangoma cyamukunze. Nta muntu wo kumutabara n'umwe yari afite. Umwami ubwe niwe wari kumwicira, kandi yabaga ari hejuru ya byose, ntawe uri kumuvugoroza. Mando baramusatse, bamwaka inkota yari afite, baramureka yinjira mu nzu. Yagiye nabwo yihagazeho yirakaje cyane. Akinjira mu muryango, umwami n'umwamikazi baramubonye bajya kugwa hasi. Umwamikazi we yapfukamye hasi, avuga asakuza ati Mando, ni wowe cyangwa ni umuzimu wawe? Umwami nawe amarira yazenze mu maso, ukwemera ko ari Mando abonye biramunanira. Dusoreje igice cya 3. Nizere ko turi kumwe no mu cya 4. Ntuzacikwe.